Tariki 25 Ukuboza ni umunsi buri mwaka abakristo bose bizihiza ivuka rya Yesu Kristo, umwami wavutse kugira ngo acungure abanyabyaha. Abakristo bose bahurira mu nsengero kugira ngo bahimbaze izina rya Yesu Kristo ubavukiye rwagati muri bo. Hari abafata uyu munsi nk'umunsi ukomeye, gusa hari bimwe mu bihugu biwufata nk'umunsi usanzwe, aho byikomereza akazi kabyo naho nta cyabaye. Ese ubundi inkomoko ya Noheli ni iyi? Noheli ni izina rikomoka ku ijambo ry'igifaransa Noel, naryo ryaturutse ku ijambo ry'ikilatini Natalis, bisobanuye ukuvuka. Mu cyongereza iri jambo ni inyunge, rigizwe na Christ ndetse na Mass, aho rikomoka ku cyongereza cya kera Christ Mass, nabyo biva ku cya kera cyane Christus Mass. Rikaba rikomoka ku kigereki n'ikilatini, aho Christus bikomoka ku kigereki Christos na Mass rikava ku kilatini Missa. Nubwo bwose abakristo bizihiza umunsi w'amavuko wa Yesu ku itariki 25 Ukuboza, abahanga bagaragaza ko Yesu atavutse kuri iyi tariki kubera ko umunsi wa Noheli ngo wemejwe kugira ngo uhurirane n'imboneko z'ukwezi kwa mbere kw'itumba, Winter Solstice, kuko abaromani bawizihizagaho kuri iyi tariki 25 Ukuboza. Byaturutse ku munsi wizihizwaga mu muco w'abaromani witwaga Dies Natalis Solis Invicta, bivuze izuka ry'izuba ridatsindwa. Mu gihe cy'ubukonje abantu basengaga izuba ubwo bari batarasobanukirwa Imana. Bafataga izuba nk'igitangaza kuko ryatumaga basubirana ubuzima bakava mu gihe cy'ubukonje. Icyo gihe umwami witwaga Orion yahisemo kwegeranya iyo minsi yose kugira ngo yizihizwe rimwe. Bafata itariki 25 Ukuboza. Mbere y'ikinyejana cya 16, benshi mu banditsi bizeraga ko Yesu koko yavutse ku itariki 25 Ukuboza. Mu kinyejana cya 18 nibwo hagiye haboneka abandi bagiye bagerageza gusobanura ibya Noheli. Mu 1743 Umudage Paul Ernest Jablonski yagerageje gusobanura ko Noheli yashyizwe ku itariki 25 Ukuboza kugira ngo ihurirane n'umunsi wa kiromani wizihizwaga w'izuba witwaga Dies Natalis Solis Invicta. Urugero, Sir Isaac Newton yagerageje gusobanura ko iyo tariki yafashwe kugira ngo ihurirane n'imboneko z'ukwezi kubanziriza itumba, kandi mu gihe cya kera yarizihizwaga ku itariki 25 Ukuboza. Nubwo bigoye gusobanura amateka yose, ikigaragara neza ni uko Noheli yizihijwe bwa mbere nk'umunsi w'ivuka rya Yesu ku itariki 25 Ukuboza mu mwaka wa 354. Ibi bisobanurwa neza mu nyandiko yiswe Chronography of 354, ikaba ari imwe mu nyandiko zarokotse zandikiwe i Roma muri 354 nyuma ya Yesu. Uko imyaka yagiye ishira, ariko cyane cyane nk'uko bigaragara ubu, Noheli isigaye yizihizwa hafi n'abantu bose b'amadini anyuranye, cyane cyane ko uyu munsi hanze y'urusengero aba ari umunsi wafashwe nk'ikiruhuko, ndetse no mu batizihiza Noheli. No mu bihugu bitiganjemo abakristo, umunsi wa Noheli uba ari konje. Nko mu gihugu cya Koreya, ahagaragara umubare muke w'abakristo usanga bizihiza Noheli ku buryo budasanzwe, kuko mu gihugu hose uhasanga imitako y'uyu munsi wa Noheli. Noheli ni umwe mu minsi yizihizwa cyane ku isi. Gusa nubwo ari umunsi witabwaho cyane n'abakristo, bamwe mu batizera Yesu benshi bawizihiza nk'umunsi wo gusabana n'imiryango ndetse no kuruhuka. Mu kwizihiza Noheli kandi hari imitako itegurwa, harimo nk'ikirugu aho umwami Yesu yari aryamye. Mu kinyejana cya 16 igiti cya Cypre gitoshye cyamenyekanye nk'igiti cya Noheli. Hirya no hino mu bigo, mu mijyi, mu ngo uhasanga hatatswe mu buryo butandukanye ndetse budasanzwe. Martin Luther bivuga ko yaba ari we wa mbere winjije iki giti cya Noheli mu nzu. Ijoro ribanziriza Noheli, Umudage Martin Luther yarimo agendagenda mu ishyamba abona inyenyeri zimurikira mu mashami y'ibiti. Avuga ko icyo giti kuri we byari byiza, ndetse ko byamwibukije Yesu wasize inyenyeri zo mu ijuru akaza mu isi. Nko gufata icyo giti atangira kugikoresha mu nzu, ndetse bigera no ku bandi bose. Nubwo Noheli yizihizwa mu bihugu byinshi byo ku isi, gusa hari ibihugu bimwe na bimwe kuri iyi si bitizihiza uyu munsi. Bimwe muri ibyo bihugu harimo nka Afghanistan, Algeria, Bhutan, Korea y'Amajyaruguru, Libya, Mauritania, Arabia Saudite, Somalia, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen, Azerbaijan, Bahrain, Cambodia, Ubushinwa, Comoros, Iran, Israel, Japan, Kuwait, Laos, Maldives, Mongolia, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, Thailand, Turkiya, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Vietnam.
ngibyo bicyo wamenya ku munsi mukuru wa Noheli ndetse n'ibihugu bitawizihiza twagarutse muri kino kiganiro. Kanda subscribe niba utarayikora, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi cyane, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.